mwicecekere murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Ahita ababwira ati ishingiye uburyo nabanye nayo. Haleluya. Abanyagiputa mwabonye nimuzongera kubabona. Yari yibutse ko ikiri yayindi ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Yari yibutse ko ari yayindi yananije Farawo mu gice cya mbere. Yari yibutse ko ari yayindi yacanye umuriro mu gihuru kidakongoka. Muyizamurira amaboko. Atewe ubasha niyo ishobora byose iri ku ngoma. Datirwa mu bahizi urugamba rw'amanota kujyana umugabo w'igihanganye ntwari mu ntambara. Nze kudusigara dusiga turyamisha iruhande rw'amazi adasuma tugira ibisonga. Ndavuga umusore wasize ubwiza mu ijuru yambara usa ku musaraba. Intare yo mu muryango wa Yuda igishyita cya Dawidi we. Inyenyeri yo mu ruturuturu humva. Nagakinga bakubona ubwugamo bw'umugaru. Ni museruka rukambye. Agenda gake ntakera narwo yakihuta akora tsinda. Uwadukuye mu birara twambika ibirato. Uwadukuye mu basinza basenga. Uwadukuye aho badutera amakova twambika amakote ni wewe. Mashi amashi mwoka byara mga duhimbaza Imana no kukaca. Arabyinirwa n'abagabo, arabyinirwa n'abasore, arabyinirwa n'abasaza. Ni umwami. Yego 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 yego. Kwicaranya n'abakomeye. Akwiye guhimbazwa n'amahanga yose. Amina. Yego. Amina, amina, amina. Hallelujah! Imana ishimwe. Amina. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rekeraho batayimara iminota yanjye. Babyiniraho bareke. Bayihorere. Mugende mutamarira iminota. Amina. Imana ishimwe. Amen. Harya ubwo bantu b'inyuma haleluya. Yemwe bene data mwe reka mbabwire kirazira kandi kugira gute
Yesu ashimwe cyane. Buse twibagirwe ko Imana yadukuye hepfo iwacu ikaba itugabije Kacyiru. Murekera. Amen. Yesu ashimwe. Rata Yesu urisingira nkabo, uragakika amakuba, uri ubwugamo bw'umugaru, wanze kudusigura dusiga, iruhande rw'amazi adasuma, utugira abasaru tugira ibisonga. Ndavuga umusore wasize ubwiza mu ijuru, yambara ubusa ku musaraba, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, inyenyeri yo mu ruturuturu, ukinga ntihagire ukingura, ukingura ntihagire ukinga, uwiyita Amena, umugabo wo guhamya inkomoko y'ibyaremwe byose, ufite urufunguzo rwa Dawidi, wavuze ngo nzi imirimo yawe. Uwadukuye mu basinza twicaza mu basega, uwadukuye mu birara twambika ibirato, uwadukuye twambika amakote, mu cyubahiro. Torero haleluya. Uwo biri umuntu mwegeranye nguwo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Bantu bo ku Kacyiru, reka ndeka kuvuga ibintu byinshi, reka dusome. Inyuma umushumba wanjye, inyuma hari umushumba wanjye, inyuma hari umushumba wanjye. Ikibazo cyawe ni cya kintu ntitwari duherukanye. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva 12 umurongo wa 15. Mbabwire ijambo rito nshaka ko tubaganiriza gusa, ibindi mushumba wanjye arabivuga. Si byose nta muntu ucurisha agati inyoni. Uraziranye mu cyaha hafi uri yitwaga Mushyushyu icyo gihe. Icyo gihe niko yitwaga. Yarahondagwe none atuye i Kigali. Yajyaga aza kundanguraho ibintu bya feke nanjye byaranze. Byaje kwemera noneho kubera umugabo witwa Yesu. Umubare w'ibanga ni Yesu. Pawulo ni kwavuga ngo ndashimira Kristo Yesu wambashishije ko yatekereje ko nanjye akamiki nubwo nabanje kubaho, ariko ku bwa Kristo Yesu narababariwe. Yesu wenza nka Yesu wanjye njute, iye ngibimubona nigira. Oya ntabwo naje mbivuga. Umva byafashe ngeza aha, iye ngabashumba bansengeye, yego we byahise bimfata. Yumva niyo mumbona gutya, dusome Kuva 14 murongo wa 15. Hari ijambo rivuga ngo Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye ukira? Bw'isi bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikiye, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo. Ibindi reka mbyihoreye. Muzi ijambo ngiye kubigisha uko rivuga ngo ni akazi kawe. Ijambo ngiye kubigishira ngo ni akazi kawe.
ibimureba mutangiye gutondagura inshinga mwe muyiretse ni akazi kawe. Bimbwira umuntu mwegeranye ngo naka aramutse abegereye na gatoya kandi ari wowe ugomba kubacikisha farawo. Haleluya we. Ariko urumva ari akazi kandi ni akazi kawe. Buriya gukamera nawe ni akazi kawe. Ntundebe twafashijwe ugeze ubona wajya reka da gahunda ni gutya nta kazi ke. Yesu ashimwe. Ntabwo mwabibona bw'abandi twisimbagiza gatunakora hirya no hino urabona ari icyuya babizi nta kazi kawe. Shusho nawe riramutse ripfuye nta kazi ke. Nose agiye babimbaza cyo kuri kamera nawe wabimbaza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana rero uyu mugabo yari ibwiye yitwa Mose. Izina risobanurwa ngo ntuzagera gute nuko yakuwe. Noneho dutondagura n'utazicwa. None avugirije induru hehe. Ibaze nawe. Umuntu utazi koga iyo yikubise mu mazi arohorwa nande. Haba hari abasara kahita muvuga bati wa ibintu byo kuza widumbura mutabizi. Kahita mwoga natekeye musozi sha. Ntugakine n'amazi uzabanza uyike. Ni akazi ke. Yesu ashimwe cyane. Umugabo rero witwa Mose Imana yabwiye aya magambo we n'Imana bari baziranye. Amen. Rimwe bamenyanye umunsi wa mbere ngicana igihuru. Imana igira gute. Mose ngo arebye ngo abona igihuru cyaka kitagize gute. Aravuga ati kuva nabaho kuva isi yaremwe ni ishyano. Bibiliya bangu atambikishwa no kujya ngo akigeze iruhande muri rya gihuru kirimo cyarayumva ijwi rimubwiye ati Moise kwetura inkweto aho ugeze. Aravuga ati kumbe burya mu muriro bavugiramo. Yesu ashimwe. Bundi gihe cyose Imana ishaka kuvugana nawe hari igihe gucana hishano. Hishano kwe tujya kuyishakisha. Hayishakisha ikavuga ati ndi Uwiteka Imana. Kuba ati kumbe burya byambagaho uhari. Mbwirira nk'abantu batatu ngo irahari. Byakubagaho igizita. Mwari mwaragize ngo yarimutse se iracyatuye ahandi. Haleluya we. Byakubagaho kagira ngo yarabyibagiwe. Ruka yarabyanditse ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo arigira gute. Byo yavuze no kubikora ni ntuzabivuze. Ni Baramu. Baramu nawe niko yavuze ngo Imana si umuntu. Si umwana w'umuntu ngo yi. Haleluya. Ndashaka kubabwira ngo ni akazi kawe. Muri ibi bintu muri aya magambo dusomye ndashaka kuvuga morore ebyiri ubundi ngasoza. Hari morore y'umuntu na rore y'Imana. Amen. Aha Mose yarageze yashakaga ngo Imana ibanze. Imana iravuga ati ni wowe uri kuritera habereye ikibazo je nije mpari. Ibyo by'inyanja wigeze wumva je mbikubwira munahaguruka nigeze mbabwira iby'inyanja. Iyo nyibona mbona ribabwiye ntayo mpabona. Wowe uyibona kemura icyo. Mbwirira abantu babiri ngo Imana nta nyanja ibona. Muri katalogi y'abora Abisirayeli nta nyanja yari ishushanyijemo. Na zebura crossing zari zirimo. Gahunda yari igendaje. Va ja. Bantu b'inyuma banyumvisha mutere haleluya. Imana nta nyanja yabonaga. Imana gahunda y'Imana ko ari ugukura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa ibajyana. Abarokore murari mu myaka yashize ntaraza gukizwa mvu kuntu naka numva muririmba ngo ntimutinye ntimutinye turi kumwe n'ingabo ingabo zikomeye imisozi hanamye tuzayitere
n'amashyamba arimo inyamaswa z'inkazi, hose tuzahanyura, kuko umuyobozi w'uru rugendo yateguye ibikwiriye byose. Abazatsitara mu nzira, Imana yashyize abantu hirya iyo. Ku ruhande hari abantu bazomora icyo gikomere. Umunsi baguteye ikibuye, hari ahantu uzagera ku gasantere baguhuhireho imorerata. Haleluya! Birashoboka ko wabuze impore muri 2022, 2023 mu kwa gatanu tuje kukubwira ngo impore mu Kristo wa Kaciro. Imana irakubwiye ngo impore torero twese. Haleluya! Nibyo Mose aziranye n'Imana afite amezi anga, imurokora mu mazi afite amezi anga. None uravuze induru ugeze ku myaka 80 we, ibitarakwisha ufite amezi 3 byagushobora muri 80 uzi gusimbuka, byagushobora uzi kwishakishiriza sha. Bwira uwo mwegeranye ngo nta byagutwara. Nibyo Imana yari imwibukije rero. Yari imubwiye ngo Mose uri gutinya amazi inshuti have. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Irabanza iramutoza uyu mugabo, iramutoza kugira ngo imwereke ko ibiri hafi aho. Kugihura arayibwira ngo kwa Farawo ntiyakora amagambo hakora ibimenyetso. Bari namubwira ngo ndi Imana y'ibimenyetso we. Icyo ufite ni igiki? Iyi nkoni ni iyande, ni ya Mose, niyo yiciriye. Niba ari ikawa ntumbaze, umuvumu ntumbaze, ariko niye hari ubwo ari Imana yamuhaye se. Iyi nkoni ni ya Mose. Imana iramubwira ngo rambika hasi. Ihinduka iki? Ngo ihinduka inzoka. Aravuga ati kambayeho wite. Ariko aravuza induru n'induru urambitse hasi. Ibyo biguteye ubwoba biturutse hese? Yewe. Amen. Amen. Shawani akaricyo mwavugishaga. Kanizera atadukorera Imana vuba vuba amasaha atagenda arashize hasigaye 6. Ngo Mose ngo arimo avuga tuwite doko mbona kireba gutya, nacyo kigakigira gutyo ngo nterura ni wewe ukiza aha, fata ni wowe undambitsa, kandi sinemera kugenda hasi, uzaza ungendana. Cyo uzaza ungendana. Mose akagatoya wewe wite nago nagishobora zinagifata. Imana itifata. Biri umuntu mwejanye ngo fata. Mose atigira ryana, Imana itifata. Mose atigira kanura nabi, Imana itifata. Amen. Ngakomeza kuvuza induru, Imana watuhumura. Wowe fata ku murizo ku mutwe nahafashe. Giro mwegeranye ngo cyagihe Imana yabifashe ku mutwe. Impamvu bitakuriye inshuti yanjye, Imana yabikandagiye ku mutwe ufata ku murizo. Haleluya we. Umugabo witwa Mose wa munsi ngo barabitinyutse. Aravuga ati kumbi iyo byatangiye kwisaza, Imana ifata ku munwa aho biryanisha, ntiyifatira ku murizo. Irongera ihinduka iki? Irongera ihinduka iki? Imana itangira kugenda ibipakiramo. Haleluya. 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 Nigeze nigisha nabwira ngo mu rugendo iyo ugitangira urugendo, umujugujugu wa mbere baguteye, Imana ntiyakwemera kuguhusha. Uwa mbere uzibe, uwa mbere nuguhusha uragukubita. Iyo bayinjije uwa mbere uragukubita. Madamu Sipiri, iyo ugitangira Imana izagutoza mu musirikare wa nyawe. Umujugujugu wa mbere baguteye ntabwo uguhusha. Uravuga ati yo tuwita ko kinguye ku mutwe, Imana wati gisame. Iyo ushiritse ubwoba ukarusama, tayari ubwo wakomeje. Nabantu uze nibaza uzabaha. Iyo wagifashe ugera kwa
wabanuza muri karitsiye y'abantu bajugunya imijugujugu bakabona ufite urunini yawunaga ukawukingisha cya kindi baguteye mu kwa kabiri ukakibwira uti jewe ntabwo shandi umuvubuka mu ntambara sanzwe ndwana n'iki amajyepfo ukagikubita ati sanzwe ndwana iki imbere ukagikinga uti sanzwe ndwana umukuntu b'abakobwa baririmbye ntabwo mwabumbi ibuye ryo kwizera yampaye ntiryari guhusha amen amen indwara wakize jya uyicyurira iyo muhuye aka kanya iyo muhuye aka kanya uyicyurire ngo n'ubutari ubu bwagize gute amagambo bakuvuze muri uyu mwaka ujye uyabwira ayo bakubwiye 2019 uyabwire ngo si ubwa mbere mvugwa we nta joro ridacya uyahereza ubuhamya torero haleluya amen Imana maze kubona yaguterana inzu maze kuzura inyuma yawe ugenda wumva abantu bakuririmbira no ku mpande ngo reka gutinya ibiza kubaho nubwo wabigezemo gihozo humura rekeraho wowe icyo ureba ni ubushake bw'Imana gusa ugenda ureba agafurishe kakubwira ngo gahunda nigera y'amahoro Giro mwegeranye ngo gahunda nigera y'amahoro Yesu niwe wayitambugira ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye mugira gute mbwira abakristo batatu gahunda ya Yesu y'amahoro gahunda ya Yesu nigerayo twebwe ntabwo dukererejwe n'abarimo bakomanga ku birahure bya kwastere yitwa Gakiza bavuga ngo barasigara oya gahunda ya Yesu nigerayo abakomanga murekeraho nta cyapa gihari narimbuze ngo abasakuriza Imana bakomanga ngo biracitse murekeraho nta cyapa gihari gahunda nigerayo ahubwo wowe ratangaza yayino uvuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda nubwo hazi ibyago byinshi naho ndiho Kasoza Yesu ashimwe nakubwiye ngo nakazi Mose rero ngo amenyana n'Imana iramuteraninga bagera ku rwego imujyana no kwa Farawo ngo ageze n'imbere ya Farawo aramubwira ngo yantumye atinde ndiho ninde ndiho Farawo aravuga ati ariko kuzana amagambo angana ibikabyo sha Mose ati jewe ati ntuzongere kudukinisha je ni Imana yanjye Farawo aravuga ati yo turasebye ati ntuza we banuza Moze mbere ku mugabo mwemeza angana ikinije kandi urahava tukudisha ngo baraza bose barazihambira ntibasigarana nimwe ngo bamugire gute ngo bamwemeze bazinagira icyarimwe kumbe Imana yashakaga kubifatira icyarimwe yabahenze ubwenge barabizana hari igihe bahenda ubwenge bakavuga bakayamara ikayita yafatira icyarimwe ikayita ivuga rimwe gusa kandi yivuze bigira gute yategeka barabinaga ngo birinyagambura birinyagambura Bibiliya narayisomye irambwira ngo imizoka ya Mose ngo irabireba we irabibwira ati we ikipe mukina ni muyizi ngo nta kintu ibwiye Mose itangira akazi ongera umumbwire ngo iri mu kazi itangira iki burya cyagiye abantu bavuga amagambo Imana ibiri mu kazi abantu bavuga ngo ntahazagera Imana ibiri mu kazi bavuga ngo kazaseba Imana ibiri mu kazi
bavuga ngo tuzaba tureba akazira gakomeje. Ngo irabitoragura mu kibuga isigara ariyo, tuvuge ngo niyo yonyine. Isigaye ariyo yonyine. Mose ahita yibuka ko iyi isigaye ariyo yonyine imufatira ku mutwe agafata neza. Ahita ababwira ati n'ikindi gihe we. Bwira umuntu mwegeranye ngo inyuma nta kihasigaye. Inyuma nta kihasigaye. Mubwira ngo yitwa Uwiteka yabitoraguye. Oh, haleluya, haleluya. Abantu bigeze bayibona yabitoraguye, muhaguruke mutere haleluya, ndayibemereye. Barahari ku Kacyiru, barahari. Le mandas kiza wa Raine de Paista of the Kerenia. Amuchoki where is biri my Romdal. Fiki spikomona. Andi taksire maida. Wanarishkuza barote fo. Mindias kize tail. Le choses queen and the bravas. Le mamino kutuza lemo. Niyo yonyine ibihe byose. Imyaka yose. Amezi yose. Torero haleluya. Iramubwira ati gasore ngaho komeza akazi ndakweretse sha. Mose ahita akomeza akazi. Ngo bavugana nawe mu gitondo ikamubwira ati ahantu ugiye wibuke ya nkoni yahindutse inzoka. Mose yaba yifite akavuga ati azagira uwibeshya. N'umurongo warenga nkumene. Ngo Abisirayeli nabo bajyaga bamubona umusaza afite inkoni. Baravuga ati turongeye turariye inkoni yayiteruye. Sawa. Iyo Abisirayeli ngo babonanaga Mose inkoni baravuga ati n'amazi turayanywa. Ubwo umusaza afite inkoni. Amen. Hanyuma sinakubwiye ngo nakazi ka. Ubu sura cyakeneye ngo Imana izivuga ibiki. Reba ibintu wikoreye. Reba ukuntu banuze cyagiye bari bagiye kuguhinahina bakaba batarabishoboye. Reba ibimenyetso wikoreye. Bwira umuntu mwejyanye ngo tindi teme tugende. Rambikaho tindi teme tugende. Wirinda kujya guhamagara abashinwa n'abakitwa iteme. Murakora iteme tugende. Murakora iteme. Dufite PS Imana yaduhaye muri corona. Dufite ama PS akora amateme. Akora amateme yo kwambuka ubushumeri. Imana yaratuheretse muri corona. Yatwigishije ukuntu bazinga ikiraro disi we. Ko tutazaga mu mujyi wanyu nitwabayeho. Abashoferi n'amamodoka yanyu ko mwari mwayaparitse n'amamoto yanyu na kasike mwazibitse n'ababanyonzira. Ubu se turacyariho turahumeka. Kubera Imana turiho. Murekera. Hari imbaraga twambukanye hariya. Haleluya. Hari imbaraga twabonye. Igihe abantu basengaga harimo metero 30 kwijana. Hari imbaraga twavomyemo. Ntabwo iwacu gisanze twabipfushije ubusa. Ahubwo twamenye rya jambo rivuga ngo niyo banyuze mu gikombe cyitwa banka bahindura ahantu h'amasoko. Bagenda bagwiza iki? Hanyuma Imana yo kabyara imanura imvura y'umuhindo. Icyambika imigisha. Agapfukamunwa ngo guma mu rugo ngo pya. Sije wahera. Ongera umubwire ngo nakazi kawe. Mose rero ngo bageze ku nyanja simbisimbutse. Shaka kuvuga ngo nakazi kawe. Uyu mugabo yari afite ibintu. Ngo araza bageze ku nyanja ngo Imana rero nayo yemera ko Farawo agaruka hinda. Ngo barahinda kwa Farawo ngo barabumva wewe siko kwa Farawo bahinda ubumva. Barahinduka amajwi yabo urayumva. Warayumvise cyagiye uwe ngo barahinda twarabumvise mu birometero bikeye. Amen. Ngo abantu bari kumwe na Mose bumvise Farawo ahinda bakebutse baranamubona. Mose turapfuye turashize wadukuriraga iki mu gihugu cya Egiputa. Mose nawe ngo akebutse ko arababona. Ziko na Mose babona.
ngo bari bati na Mose ati Uwiteka we Imana itemubwira ati n'akazi kawe bwira Abisirayeli bakomeze bace mu nyanja hagati kandi bambuke nk'abambukira hehe wibeshye ukazana ibintu by'ubunebwe bagacamo imisitwe ikabajyaho we n'akazi kawe. Yesu ashimwe cyane. Tukagera ku nyubako y'urusengero ufite amafaranga ukanga kuyazana ngo bubake n'akazi kawe. Yesu ashimwe. Ngo arangije Mose ababwiye ko yayivugije. Imana iramubwiye ngo niki gitumye uragira bwira Abisirayeli bakomeze bagire gute bambuke mu nyanja hagati kandi bambuke humutse nko ku butaka. Ibyo byo kwirirwa mvuza y'induru ndi bize jewe ari amadosiye mpugiyemo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ugasanga umuntu uri i Kigali ko mana ngo uzanjyane ngo kuwundi mugabane kujyeyo ni hehe si hano hirya. Reba ukuntu uvuza induru kandi wowe ni hano hirya ariko jewe ibaze kugira ngo nzaturuke Igisanze we ni hano hirya ari n'ibyondo bikujya hose uzagenda ukore ku ndege igiye ivuga ati ntacyo ngezeyo ariko jewe ibaze igihe nzavira hepfo yo. Hari abantu Imana yorohereje urugendo nshuti yanjye yaborohereje iki? Hari abantu Imana yahaye inyorosha ngende yorohereje iki? Ubwo mugiye kuvuga ngo ndabeshye. Mose rero ngo Imana ihita imubwira ngo urambike inkoni ahita avuga turandebera kweri tinari nagipfuye. Turabona ngo arahindukira muzasoma 13 abwira bene muhagarare mwicecekere mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire. Ahita ababwira ati shingiye uburyo nabanye nayo. Haleluya. Abanyagiputa mwabonye nimuzongera kubabona. Yari yibutse ko ikiri yahindi ivuga bikaba yategeka bigakomera. Yari yibutse ko ari yahindi yananije Farawo mu gice cya mbere. Yari yibutse ko ari yahindi yacanye umuriro mu gihuru kidakongoka muyizamurira amaboko iracyahari. Ibyo wigira bindi bikuraho kora n'akazi kawe aho Imana bayigukize kora n'akazi kawe. Anyemere nkabirekira hanga umushumba wanjye arabivuga Cyprien wanyemereye se mikrofone yawe nkayigo nawe n'akazi kawe si byose urakizige nawe turaziranye n'uguri kandi ugiye nk'abanyiri Igisanze turaziranye. Yesu ashimwe n'akazi kawe rero. Amen. Nimunyemerere rero mbanze senga umuntu mbirekera. Jewe mbirekera. Amen. Iro mwegeranye ngo menye icyo gukora. Jewe menye ejo bundi abantu biwacu dore ngaba bamwe nabazanye narababwiye ngo jewe ninjira mu rusengero rwa mbere hari ibintu Imana yambwiye. Ubu nahise mbigira iturufu ikomeye cyane kandi mbyibutse muri uku kwezi. Ninjira mu rusengero barampanuriye jewe ndi umuntu wa mbere winjiye mu rusengero bwa mbere bahita banampanurira. Kandi bampanurira neza bari bafite gahunda yo kumpanurira nabi kubera ko bari bazi ko ningegera mbazengereza. Singaba turaturanye bamwe ni bantuze niba byarabage dore ngabo. Bandi bose niba rubuna banje nabakuru banje barimo hano. Ninjiye sibyo muse. Dinjira. Nasanze mama wa Siteri na Mariya. Nago bo twazanye. Hanyuma mama wa Siteri na Mariya rero barimo bakurara ku rusengero Igisanze. Noneho nyina Mariya abwira nyina wa Siteri oya ni ntuze. Nyina wa Siteri yabwiye Mariya ngo mukecuru ko nta kintu wasize mu rusengero. Amubwira ngo ni igitabo cy'indirimbo na Bibiliya ngo dore ngo hanyuri wo kwa Viana ngo arinjiye. Mariya itangwa po najyana jyane najyana agira gute. Ubwo cyari kiri ku ntebe hafi z'inyuma. Nanjye ndagenda ibitabo byabo ndavuga n'ibitabo by'abarokore wasanga bishinzwe umutekano hano. Kubera ko ari Imana ari yanzanye nshyiramo metero nicarira inyuma iyo ndabireka. Binjiye rero umbonye wese ati nimwoge magaza amazi si yayandi. Dore ngaba ari dore ni ikorari umuntu wayiteye iyo chorus yaririmbaga muri ikora yitwa Singa y'Imana Mariya. Urumva namwibagirwa. Aravuga ngo niboge magaza amazi. Ubwo ninde yavugaga? Barokorewe
mwenyegeza nimwoge magaza amazi. Hari abantu nkunda mu barokore buriya, hari abantu turi inshuti, abanyamwuka ni inshuti zanyu kw'Imana. Buriya abanyamwuka ni abantu utamenya, nta gahunda ariyo bicomeka mukabona ibiruka batari kwa abantu ko nta gahunda babaha yo kubwiriza. Akabateye hanuye ntitwamukize ku rutonde rw'abigisha, nari no ku rutonde akabarahanuye ntitwamukize ku mubare, nta buhanuzi twasomye gahunda y'iteraniro uko iteye yose. Kandi batangiza ingingo ikomeye iducecekesha ngo nimwumve ko Uwiteka twese ngo kabaraduhaye da ntitwita duceceka se. Ndabakunda. Hanyuma rero hinjira undi asanga ibyo barimo ntibibyinika, ari ibintu bitabyinika. Nimwoge magazi ntiyabyinikaga. Na Didasi yari ahari, Didasi yari ahari, ariko we ntacyo yavuze, ariko yari ahari. Noneho bahita batera indi ivuga ngo baracana barenyegeza yamani itari bayari birabonetse. Wa mubyeyi wicara yari ahari, dore wicaranye n'uwa musaza uriye. Noneho yari ari kumwe n'undi mubyeyi nanone witwa Mama Davide, n'undi mukobwa wari mugufi ya mutoya witwa Gatarina. Bari batatu mbona bakoze operasiyo. Urumva je rero muri gahunda yanjye naracungaga, nakurikiranaga ibintu bigiye kubera aho hantu, ndabikurikirana. Je kubona mbona batangiye za gahunda, nawe urazizi ngo jori tiri iriri bona barabitangiye. Haba haje rero uwitwa Nyiramana abanjeho abarakora ngo bikore Mana bikore bikubahisha. Ayiwe ngo ibikore, ngo bari basenze groupe y'amasengesho ngo Imana inababwira ngira bakorera igitangaza. Ubwo rero ngo bari bazi bikore ngo nugutera uri kubita hasi ntiyakikora mu nda disi we. Ariko urabona Imana yari guhomba igisore kimeze nkanje. Imana ntabwo yari guhomba ikigabo cy'ijwi rinini n'ibirenge binini. Oh haleluya we. Ongera umumbwirire ngo nakazi kawe. Nimutubona tubwiriza turi ku kazi, nimutubona duhanura turi. Iba yanze kubikora ibyo abantu bashakaga, iba yanze kubikora. Ibiranyimbwiye tirate mvuko Uwiteka avuze nije wakuzanye. Abantu bati yazanye ingegera. Abarokore bavuga mu matama abaririmbyi bo muziranye muturanye urabyumva. Ariko ngo Imana yazanye ibintu nk'ibi. Ubusa Imana itazanye ibintu nk'ibyo ndebera. Nani ibintu nk'ibyo atari byabonaga bizakora umuti w'ubwo bikabwiriza. Fasha. Nije wakuzanye. Niryo rero nashaka itemwe ngo nukuri bishimwa mu bigaho uzaba nk'akanwa kanje. Nabwiye abantu akazi genga horaho. Akazi mfite nugukura ibishimwa egare kuba akazi akanwa k'iki. Iyo nakuye ibishimwa mu bigaho mba nabaye akanwa. Amen. Tuzi icyatuzanye rero, icyamuye umunsi nawe ukamenya icyageze gute. Mana turagushimiye, watuzanye imyanya tuzakinaho wayiteguye. Naba bicaye hano bazanye imyanya bazakinaho wayiteguye. Burya Sipiriye waruzi umwanya azakinaho no ku Kacyiru. Nanjye cyagiye dusengana waruzi umwanya nzakinaho Igisanze. Aba baririmbye umwanya bazakinaho. Aba bacuranzi nabo muntu wese uri hano, ahubwo igikuru nyamukuru uyu munsi dutwaye ibaje, dutwaye ikarita ivuga ngo na akazi kacu. Uyu munsi na akazi kanye ngiye kugakora neza Mana. Ndagushimiye bana n'ubwoko bwawe. Mwigisha usigaye inyuma na gahunda zose ziri bukomeze uzibemo, wigaragaze nk'Imana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Irembo rye